Kubungabunga ishyamba kimeza rya Gishwati na Mukura ku buryo burambye nibwo buryo bwiza bunoze bwo kugera ku ntego y'imikoreshereze n'imicungire y'amashyamba. Ubundi amashyamba kimeza ya Gishwati na Mukura ni amashyamba akomeye mu Rwanda kuva kera, ku buryo ordonance ya Rwanda Urundi nimero 83 BC agakwego agiri yo ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1933 ariyo yashyizeho ishyamba kimeza rya Gishwati n'irya Mukura nk'amashyamba akomye mu Rwanda. Imbibi z'ishyamba kimeza rya Gishwati zashyizweho na ordonance y'umwami nimero 52 agakwego 114 yo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1951 yahinduwe kandi yujujwe n'itegeko teka rya Perezida wa Repubulika nimero 494 ryo ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1981 rishyiraho urwuri rungana na kilometero kare 100 muri Gishwati hagati. Noneho mu itegeko nimero 47 agakwego 1998 ryo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1988 ishyamba kimeza rya Gishwati n'irya Mukura yashyizwe mu cyiciro cy'amashyamba ya leta akomye, kandi nk'uko biteganywa n'itegeko nimero 47 BC agakwego 2013 ryo ku itariki 28 z'ukwezi kwa 6 2013 rigena imicungire n'imikoreshereze y'amashyamba mu Rwanda mu ngingo yaryo ya 34. Amashyamba ya leta akomye agacungwa hakurikijwe ibiteganwa n'amategeko yihariye ayagenga. Ariko ishyamba rya Mukura na Gishwati yagumye kwibasirwa n'ibikorwa bya muntu kugeza uyu munsi wa none. Amashyamba kimeza ya Gishwati na Mukura yacungwaga Gishwati yo yari ifite uburyo bwihariye icungwa na ONG local yitwa Forest of Hope Association, niyo yari bungabungaga ikagira n'abagaride bayo bakariba hafi iryo shyamba ryo ryari rimeze nk'iricunzwe neza. Ariko ishyamba kimeza rya Mukura ryo ntabwo ryari ricunzwe neza, ryari ririmo ibibazo by'abantu bigabizamo bagacukuramo amabuye y'agaciro, bakagira imwe na rimwe bakarandura n'ibiti, urumva niba bacukura hari ibyo bagenda bangiza. Iryo ngiryo niryo ryari ricunzwe nabi cyane. Ariko uko twaricungaga twafatikanyaga n'inzego z'umutekano, tukajyayo tugafata abantu bacukuramwe amabuye mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bagafungwa rimwe na rimwe bagakatirwa, ariko ugasanga itegeko ritabaho ibihano biremereye byo kumara ifungwa igihe kirekire ku buryo bitigeze bibuza yuko bihagarara. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 abari baravukijwe amahirwe yo kuba mu gihugu cyabo babaga mu bihugu byo hanze baratahutse, maze leta y'u Rwanda yari yimakaje imiyoborere myiza n'iterambere, biba ngombwa ko ituza abo baturage mu gice kimwe cy'aya mashyamba kimeza, ariko hasigara ikindi gice cy'ishyamba. Ishyamba rya Mukura rigizwe n'ibice bibiri: akarere k'ubuhumekero n'ishyamba nyirizina rya kimeza. Ishyamba rya kimeza ringana 1988 by'amahegitari, hanyuma akarere karyo k'ubuhumekero hakagirwa n'amahegitari 696. Mukura igice cya parike cyose kizaba kingana na hegitari 2683. Hanyuma Gishwati yose hamwe izaba nayo ingana na hegitari 1836 zirimo ibice bitatu: igice kinini aricyo Gishwati ya kimeza nyirizina ingana n'1440 hegitari, hanyuma n'agace kiyongeraho kangana na hegitari 130 tuzatera ibiti bya gakondo kugira ngo ishyamba rya kimeza rya Gishwati nyirizina n'irya Kinyenkanda bihure, hanyuma n'igice cy'ubuhumekero bwaryo kingana na hegitari 266. Zose hamwe ni hegitari 1836 za Gishwati n'ibihumbi 2683 bya Mukura. Nyuma yo kubona rero uko aya mashyamba kimeza ya Mukura na Gishwati akomeje kwibasirwa n'ibikorwa bya muntu kandi bikaba bigikomeje, nubwo hagiye habaho ibikorwa bigamije kuyabungabunga kuva ku ngoma y'abami kugeza uyu munsi, Minisiteri y'Umutungo Kamere ku ikubitiro ibona ko aya mashyamba afatwa ko akomeye mu Rwanda akwiye guhindurwamo pariki. Umushinga w'itegeko ribigena warateguwe.
Ariko se niki kigamije guhindura ishyamba rya Gishwati na Mukura rikagirwa pariki y'igihugu? Icyambere cy'ingenzi gituma parike ya Mukura na Gishwati biva mu buryo bwitwaga ko ari ishyamba kimeza rikomye, none ubu rikaba rigiye kwitwa parike Gishwati Mukura. Impamvu nyamukuru niyo kuriha uburinzi n'umutekano uhagije uruta iyo ryitwa kimeza rikomye. Ubundi ryari risanzwe rikomwe, ryakomwe kuva kera kugeza n'uyu munsi rirakomye, ariko uburinzi cyangwa se umutekano n'amabwiriza agenga gukoresha ahantu hakomye iyo ari parike biranyurana. Parike bifite izamu, ni ukuvuga ngo uburinzi buhoraho, abarinzi ubuzima bwayo bwose. Parike bifite ibikorwa remezo by'iterambere kuruta ko iyo rikomye nta bikorwa remezo bihaba. Bishobora kuba rikomye ari ishyamba risanzwe, ariko iyo ribaye parike ishyiraho ibikorwa remezo bijyanye n'ubukerarugendo, imihanda myiza, isuku, ibintu byinshi bijyanye no kugira ngo umushyitsi, umukerarugendo naza aryishimire kandi yinjize amadovize y'igihugu. Nibyo, ibi byose birakorwa mu rwego rwo kugera ku ntego y'icyerekezo 2020 ndetse no ku ntego z'ikinyagihumbi mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima bibumbatiwe muri aya mashyamba kimeza. Abaturage baturiye aya mashyamba babona ko abafitiye akamaro kandi bumva ihame ryo kuyabungabunga nubwo ibikorwa byabo bikomeje kuyangiza. Ubu ngubu twaducukuramo amabuye y'agaciro niyo yaradutunze, none bari kuvuga ngo bahazanye ngo ishyamba ngo ryantuza bashaka kubakamo ngo pariki, kuko bamaze kutusobanurira akamaro k'ishyamba kandi natwe tukareba tukazi, turavuga tuti cyane ikintu twaganiye twaravuga tuti nubwo twari twabanje kuri tema twari twatewe nuko bari duhaye bamwe duhingaho ibirayi, none ibirayi bimaze kuhanga ntirikihaba, noneho ubwo tumvije ko bagiye kurisanura twarabyishimiye cyane, bitewe nuko dushobora kuhabona n'akazi ko gusanura mbega tutera ibyo biti. Nta bintu byaryoshye, ahubwo abantu n'abaritumaga bari bashaka guhinga gusa. Bigeze aho rero leta irabahagarika. Narifatiyemo na patrouille y'abasirikari baranjyana bamfunga amezi 2, ubwo amezi 2 ashize bati genda hehe no kongera gucukura, dusinyana n'akarere ko ntazongera gucukura. Ibyo tubyumvikanaho njya mu yindi mirimo isanzwe. Ari nk'uwo ntegeka, nk'uko umuntu ategeka umwana yabyaye nabwo nti va muri ibi tujya mu bindi. Yankundira akavayo tukaza, yabyanga agahamayo nayo ingaruka akazagera iteze kamugeraho. Nyuma yo kubona ko ibikorwa bya muntu bikomeje kwangiza aya mashyamba cyane cyane rya Mukura, Minisiteri y'Umutungo Kamere ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda ku bufatanye n'ikigo gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB, berekanye ko hari icyizere ko imicungire y'ayo mashyamba izarushaho kunoga kurusha uko bimeze ubu, igihe cyose Mukura na Gishwati bizagira itegeko ryabyo ryihariye. Hari icyizere kinini cyane kuko tugendeye no ku ishyamba rya Nyungwe, tukagendera no kuri parike y'Ibirunga cyangwa se parike y'Akagera, mubona ko izo parike zose uko ari 3 zirabungabunze mu buryo burambye, ko zigira uburinzi buhoraho, zikagira bije cyangwa ingengo y'imari ya leta ihoraho yo kubirinda no kubisigasira no kuyabyaza umusaruro mu rwego rw'ubukerarugendo. Aya mashyamba ya Gishwati na Mukura nayo dufite icyizere kinini dukurikije nyine aho tumaze kugira uburinzi buhoraho ko nayo azaba abungabunze mu buryo nyabwo. Birumvikana rero ko tuzafata ingamba zihariye zo kugira ngo tuharinde nk'uko dusanzwe tubimenyereye mu kurinda pariki 3 z'igihugu twari dusanganywe. Hazashyirwaho
abakozi bashinzwe kurinda parike birumvikana, ariko hari n'abazaba bashinzwe indi mirimo ijyanye no kumenya urusobe rw'ibinyabuzima biri muri pariki nshya no gukurikirana imihindagurikire yabyo, byaba byongera cyangwa se ibigabanuka, kugira ngo tubashe kugenda tugena ingamba zo kurushaho kubibungabunga. Ikindi giteganyijwe birumvikana nka RDB nuko duteganya no kuzakorera ibikorwa by'ubukerarugendo muri pariki nshya ya Gishwati Mukura nk'uko twabikoreraga no mu zindi parike. Guhindura ishyamba kimeza rya Gishwati na Mukura bikaba pariki ntibigamije kurema urusobe rw'ibinyabuzima gusa, kuko bizagira n'umumaro mu bigendanye n'imibereho myiza y'abaturage n'ubukungu bw'igihugu binyujijwe mu bukerarugendo no guhanga imirimo mishya. Ikindi nuko kubungabunga Gishwati na Mukura bizagira ingaruka nziza mu gufata neza isoko ya Nili. Ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro igice kinini amashyamba yombi aherereyemo bwanyuzwe n'icyemezo cy'uko Gishwati na Mukura yahinduka pariki. Nyuma y'igihe kitari gito bwamaze bwerekana ko aka gace ari agace keza nyaburanga gakurura benshi mu bakerarugendo bitewe n'imiterere myiza yako ibereye ijisho, inzuri nziza n'amashyamba ateye ku misozi mu buryo bunogeye amaso. Hari n'inyamaswa inyoni zitaboneka ahandi nk'uko RDB bidusobanurira, bivuga ko rero igihe haba hageze umutuzo harinzwe neza byadufasha kuko rimenase cyane, ribangamiwe cyane n'abantu abacukuza amabuye y'agaciro baribangamira cyane, ndetse n'aborozi kubera ubwatsi bugenda buke bakagenda binjiramo kugira ngo bashake abunzuri z'inka zabo bashaka amabuye y'agaciro. Ibyo rero kuri twebwe yari nk'umutwaro ukomeye, ariko iyo byari bibanza kuba parike byadufasha kugira ngo ishobore kuba ryacungwa neza, n'abaturage ubwabo babona inyungu, kuko inyungu bazabona zihagije niko aba mukerarugendo bazahaca bazaguraho, ubworozi buhakorerwa bwa foromaje, hari hakorerwa bukaba gucuruza, hari n'abazaba interese bakaba habubaka amahoteli bitewe n'uko ishyamba rizaba ricunzwe kandi koko yabaye pariki. Ingingo yo kugira pariki amashyamba kimeza ya Gishwati na Mukura yaganirijweho abaturage bahaturiye kugira ngo nibiba ngombwa ko habaho gutunganya imbibe za parike bigasaba kwimura, bamwe bagomba kuba biteguye. Hagiye hakorwa inama n'abaturage kandi igitekerezo bacyakiriye neza. Abaturage bo ubu ngubu twatangiye kubategura, hari amanama atandukanye twakoranye nabo, abenshi rwose baranabyishimiye, ku buryo nk'ubu ngubu hari nk'agace twita ubuhumekero bwaryo kari mu gice cy'abaturage, ariko abaturage twabasobanuriye ko ako gace kari nka metero 50 guhera kuri metero 50, hari n'aho zishobora kuba 100 bitewe n'imiterere yaho, ko aho ngaho twazanabishyura tukabakorera expropriation bakishyurwa aho hantu ha buffer zone, hakaba ubuhumekero bw'iryo shyamba. Barabyemeye, twarabaganirije ku buryo burambuye, hari na komisiyo y'abadepite yaje turabiganira, ubona babyishimiye cyane. Icyo gihe bakitubwira ko ishyamba ryaba pariki twabyakiye neza, kuko ryagombye kutuzanira iterambere, tukabona ko twabona abamukerarugendo bagomba kudusura. Ubwo rero twabyishimiye kandi badusaba ko twafatanya n'abayobozi baryo kuribungabunga kuri ishyamba rya Gishwati. Inyungu nuko umuturage waho haturiye tuzahabona akazi, ndetse tubabona iterambere ry'uko abanyamahanga bazadusura. Burya kuko ngo ibyiza ntawe ubicura undi, ibyiza rero ibindi bice by'igihugu bisanzwe bifite za pariki byakuyemo nibyo abaturiye ishyamba kimeza rya Gishwati na Mukura bifuza. Abantu bagiye gushyiraho parike, ikintu twebwe twabasaba nk'abatuye aha ngaha, twabasaba kuduteza imbere, kuko natwe tuzajya tubasurira ibyabo tukabicunga,
buriya ni twebwe tuzaba dufite agaciro kanini hano cyane, bakaduha imirimo dukora byose mbese nyine ku buryo nabo bazajya bahagera bakishima. Buriya n'uvuga natwe tuzaba dufatanyije akaza ahantu, icyo twabasaba nuko wenda twabasaba bakadushyiraho nk'akantu ku buryo umwana wacu atasuka ngo ahore n'ikibazo, ku buryo nawe utajya uvuga ati sindajya hanze nijoro kugira ngo nadahura n'ikibazo. Ako kamaro bidufitiye ni uko bizazamura umurenge wacu ukajya imbere nk'imirenge y'ahandi pariki zituye. Ikindi bakazanadufasha no kugira no kwibungabunga neza, natwe tukazabona izo nyamaswa ntabwo tuzizi, ni ukuzumva gusa nko ku maradiyo. Bazitiye noneho bakabungabunga umutekano w'abarituriye, ikindi bakadushakiramo imirimo tugakora, ba mukerarugendo baza kubisura bakaza badusanga, tukamenya uburyo bwo kubakira tugaturana, mbega nibyo twakwifuza. Abadepite mwabadushimira yuko bagize igitekerezo cyiza cyo kutuzanira pariki ituzanira imvura n'umwuka mwiza. Kamaro zagira abaturage bo bashobora kubonamo akazi abana bahaturiye, abana wenda nk'ubu dufite nk'abana bashomereye bari hano benshi ye. Ubwo rero tugize amahirwe ariko aba parike bashobora kubonamo akazi. Yewe mbona no mu Kinigi hari abo bita abagide, nkabona bano bagenda bikoreye ibikapu babikorera ba mukerarugendo bose n'amafaranga, dushaka amafaranga twebwe, abantu bakajya mu makoperative, igihe kikagera mbona abaturage bose baba bibumbira mu makoperative, bifitiye akamaro kenshi ku baturage bahaturiye. Iyo nkurikije n'Akagera uko kameze nuko n'akambere biratandukanye, bitewe n'amahoteli ariyo, bitewe n'imikorere n'iki byose, ugasanga twe twarasigaye inyuma kuko twe dutunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi, nta kintu udafite iyo nka nta kindi akora. Guhindura amashyamba kimeza ya Gishwati na Mukura akagirwa parike y'igihugu ya 4 bizatuma arindwa cyane kurushaho, kandi bizatuma u Rwanda rugera ku ntego z'icyerekezo 2020 yo kugira hejuru y'10% by'ubutaka bugenewe amashyamba akomye. Abadepite nk'intumwa za rubanda ari nabo bafite uruhare runini mu kuzemeza umushinga w'itegeko wo guhindura aya mashyamba akagirwa pariki, basanze inyungu za mbere zigomba kuba iz'umuturage uhatuye. Mu by'ukuri urabona nk'abari abaturage batuye hariya bafite ibikorwa byinshi by'ubuhinzi n'ubworozi bahakorera. Igihe hazaba habaye pariki, hazaba habaye nyabagendwa, haza abantu batandukanye, baba abanyagihugu cyangwa abanyamahanga. Hari ibyo bazakenera. Umuntu wororeye hariya nabasha gutunganya amata ye neza, abazaba bahagenda bazakenera kunywa, bazakenera no kurya. Abacuruzi bashobora gushyiraho amaresitora ndetse n'amahoteli, kuko ba mukerarugendo bazaba bahagenda ntabwo bazaza bapfunyitse ibiryo cyangwa amazi yo kunywa. Ni ukuvuga ngo hariya niharamuka hagizwe pariki y'igihugu, hazatuma abaturage bahaturiye ibikorwa byabo by'ubuhinzi n'ubworozi, ibikorwa byabo by'ubucuruzi bibona isoko, kuko hazaba habaye nyabagendwa. Twasuye imirenge itandukanye, twasuye umurenge wa Mukura, dusura umurenge wa Ruhango, dusura umurenge wa Nyabirasi, aho se twagiye tuganira n'abaturage. Ntabwo batubwiraga ko ari ikibazo kuri bo, ahubwo baravuga bati parike ije ari igisubizo cyacu, kubera ko ije gusubiza bimwe mu bibazo twari dufite. Muri make abaturage ubu ngubu bamaze kubona agaciro ka parike, ku buryo parike nimara kuhagera bayibonamo inyungu kurusha uko babonaga iyo nyungu bijyanye n'ishyamba. Nubwo bajyaga gutemamo ibiti wenda bifashisha mu gucana, nubwo bajyaga gucukura amabuye y'agaciro, bo bagiye banatubwira yuko ibyo bikorwa bakoraga bifite inyungu nkeya kurusha inyungu bakura mu gihe habaye aba parike. Kugeza umunsi rero inyungu ziri muri parike ziraruta inyungu babonaga mu bikorwa bakoraga igihe hari hataraba parike, nk'uko bagiye banabitwibwirira, ndetse bakanadusaba ko itegeko turyihutisha kugira ngo parike ijye mu buryo bwihuse, bo ku bwabo bakabona turimo tubatindira. Leta kandi nayo igomba kungukira ku bikorwa byose bizaturuka ku micungire mishya y'aya mashyamba. Inyungu ni nyinshi ku gihugu cyacu. Muzi ko ubukerarugendo ari imwe muri segiteri iteza imbere igihugu cyacu, bitewe n'amadovize abasura ibyiza nyaburanga by'igihugu binjiza.
ni ukuvuga ngo leta izabyungukiramo kuko abazajya kuhasura bazajya basiga amadovize, hanyuma ibikorwa by'iterambere birusheho kwihuta. Ririya shyamba rero niriramuka ritunganijwe, uretse n'ibikorwa by'inyungu zifatika, hari n'inyungu z'imibereho myiza y'abaturage. Dufite ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere muri iki gihe. Ririya shyamba ni umutima w'igihugu ku bantu batuye cyane cyane muri kariya gace. Hazaba uburyo bwiza bwo gutuma imibereho y'abaturage igenda neza kuko bazaba bafite umwuka uyunguruye uturuka kuri ririya shyamba. Nk'igihugu rero kizaba gifite inyungu nini yo gutuma abaturage bagituye bagira ubuzima bwiza bitewe n'umwuka mwiza bahumeka, ariko n'inyungu y'amafaranga ituruka ku bikorwa by'ubukerarugendo muri ririya shyamba. Leta y'u Rwanda yiyemeje kuzabyaza inyungu urusobe rw'ibinyabuzima ruri muri aya mashyamba, dore ko harimo urudapfa kuboneka ahantu hose. Harimo n'umwihariko w'uko harimo amoko y'inyamaswa adakunze kuboneka, nk'ubu harimo impundu twari tuzifite muri Nyungwe, ariko nko kuri mukerarugendo bizamworohera kuzibona mu Gishwati kuko ari n'ahatoya kurusha uko yazibonaga n'abagiye muri Nyungwe barazibona, ariko ni ukuvuga ngo tuzaba tubonye ahandi hunganira Nyungwe ku bashaka kureba impundu, hazaba hunganira ibirunga ku bashaka kureba inkima golden monkeys cyangwa singe dore, hazaba hanunganiye aho hombi ku bashaka kureba urusobe rw'ibimera byo mu misozi miremire. Aya mashyamba namara kwemezwa ko ahindutse pariki y'igihugu, azegurirwa ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB yabyaza umusaruro w'ubukerarugendo nk'izindi parike 3 zihari, kubera ko itegeko rishyiraho RDB riyiha ububasha bwo gucunga ahantu hakomye. Kugeza ubu nibwo bwa mbere hagiye kujyaho itegeko rihacunga. Burya uburemere bw'itegeko butandukanye n'uburemere bw'andi mabwiriza abagenda gatangwa. Haragiye ashyirwaho, hari amateka yagiye ashyirwaho hakoma, birumvikana kuva muri za 33, ariko hakagenda biba ngombwa ko hagira ibikorwa leta igena byo bituma hagenda hagabanuka. Hanyuma ubu ngubu ko hashyizeho itegeko, ni ukuvuga ngo leta ishyizemo imbaraga ziremereye kurushaho, kuko ntabwo itegeko ripfa guhinduka uko bwije uko bukeye. Ni ukuvuga ngo ni nk'ingamba z'igihe kirekire zishyizweho kugira ngo pariki, kugira ngo Gishwati na Mukura, ibice bisigaye by'ayo mashyamba yahoze ari magari, birusheho kubungabungwa biri mu rwego rwa pariki. Inzego nyinshi zimaze kubona ko akamaro k'amashyamba n'ishema u Rwanda rufite mu ruhando mpuzamahanga ryo gusigasira umutungo kamere ari byo gukomeraho, niyo mpamvu umushinga wo guhindura imicungire y'ishyamba rya Gishwati na Mukura bikagirwa parike wateguwe ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bafite aho bahuriye n'imicungire y'amashyamba kimeza ya Gishwati na Mukura, kandi bakawushima basaba ko wakwihutishwa kugira ngo igice cy'ishyamba kimeza rya Gishwati n'irya Mukura gisigaye kibashe kurengerwa ku buryo bwihuse, maze hagakorwa icyegeranyo cy'urusobe rw'ibinyabuzima bibumbatiwe muri iryo shyamba, hagamijwe n'ubundi kunoza na gahunda y'imicungire inoze y'iryo shyamba, kandi hakagaragazwa uruhare rw'abaturage mu gusubiranya iryo shyamba no kuricunga ku buryo burambye. Abaturage bariteguye. Kuba bagiye guturana na parike ni byiza kuko haramutse haje akazi kabungabunga iryo shyamba, nanjye ndi umwe mu bashobora kuba nabonamo inyungu, ndetse n'abashomeri b'abana dufite b'abasore bacikije amashuri ushobora kuhakuramo agapantaro agashati atiriwe ajya gusabiriza. Kugeza ubu Minisiteri y'Umutungo Kamere binyujije mu kigo cy'umutungo kamere ku bufatanye na RDB bafite inshingano zo gutegura gahunda y'agateganyo y'ishyirwa mu bikorwa by'iri tegeko, hitawe cyane ku kubungabunga no kurinda parike ya Gishwati Mukura igihe izaba imaze kwemezwa. Ibi bikazakorwa kandi hanitabwa kumenya imitungo y'abaturiye iryo shyamba izaba yashyizwe mu buhumekero kugira ngo yishyurwe, kugira ngo n'ubundi hashyirweho akarere k'ubuhumekero bwa parike ya Gishwati Mukura. Hari imirima y'abaturage koko izagwamo, izajya mu karere k'ubuhumekero, ariko ni gatoya ku buryo katagomba kubangamira imibereho myiza y'abaturage bahaturiye. Ariko n'iyo mirima izajyamo hari uburyo bubiri mbona bw'ingenzi buzitabwaho, cyane cyane nkurikije n'uruhande rw'abaturage. Abaturage hari ahantu mwabonye ko ni ahantu hera ishyamba, abaturage bashobora guhitamo
kubana na rya shyamba ubutaka bukiri ubwabo, ariko bagakora nk'ishyamba, icyayi, ni ibintu bihera kandi ntibibangamire ishyamba rya kimeza nyirizina. Bakagumana ibyangombwa byabo, bakaba bafite ubutaka bwabo bubarirwa mu karere k'ubuhumekero bwa parike. Hari se umuntu wumva ashobora kuvuga ati ngewe kari akarima kamwe nshaka kugahingamo ibigori se n'indi myaka idashobora gutuma wa mutekano wa parike w'ishyamba kimeza uboneka, kuko nakubwiye ko ari wo tugamije. None akavuga ati ngewe ntabwo nahinga ishyamba kuko nkeneye gukora ibindi bintu, ubwo cyangwa ngewe icyayi ntabwo birimo, cyangwa hari n'ibindi tuzareba bituma umutekano w'ishyamba uguma usugira. Ubwo nguwo nawe igitekerezo cye tuzacyitaho, ni ukuvuga ngo kumuha ingurane y'ubutaka ahandi bwa leta bushobora gukoreshwa ibindi, cyangwa se bwaba ubwa leta nta bugihari, nta budahagije, agahabwa ingurane y'amafaranga. Ariko urumva ko ni ibice bibiri binyuranye, kandi tuzita ku cyo umuturage yifuza. Uyu munsi wa none u Rwanda rufite inyungu yo guhindurira ishyamba rya Gishwati n'irya Mukura urwego rw'amashyamba ririmo, akaba pariki y'igihugu ya Gishwati Mukura, kubera inyungu igihugu kibifitemo, haba mu rwego rwo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima no kongera ubukungu bw'igihugu binyuze mu bukerarugendo, ndetse no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage muri rusange. Amashyamba kimeza Gishwati na Mukura nahinduka parike, izaba yiyongera kuri 3 zari zisanzweho, arizo parike y'Akagera, parike ya Nyungwe na parike y'Ibirunga. Izi parike zisanzwe zifitiye igihugu akamaro mu bukungu, kandi icyizere kirahari ko Gishwati Mukura nayo izajya muri iryo remezo ry'urwunge rw'ibyiza nyaburanga u Rwanda ruvomamo iterambere.